guys, karibu cyane. Thank you. God bless you. No sound? If you guys nimuramuka mwumvishe hari ibintu bitari kuvuga neza, just give me a sign so I can arrange all my speakers very well. Nizere ko muri kunyumva, niba muri kunyumva mumpereze thumbs up. Can you guys listen to me? Tugiye gutarama rero umwanya mutoya, hanyuma ndabiza amasaha arakuze, ariko mu kanya tuza kuba dusoje. Mwami Yesu, turagushimiye, turakunezerewe, tuguhaye icyubahiro ko uduhaye akanya keza nk'aka ko kuba imbere yawe. Tugiye kuramya, tugiye guhimbaza izina ryawe, turaguhaye ikaze kugira ngo uzirwane natwe. Sengera umuntu wese uri budukurikire kugira ngo umuhereze umugisha, mwiyereke, kandi niba harimo urwaye umukize mu izina rya Yesu. Niba harimo utishimye umusubize ibyishimo kubihitaramo mu izina rya Yesu. Niba harimo ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, umusange, umugenderere, ineza yawe ibe ku buzima bwe, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. So kambwira abandi ko turi live, hanyuma dutangire.
sinzi niba audio yanjye imeze neza, but I hope muri kunyumva. Yes, ndumva muri kunyumva uko biri kose. God bless you. Thank you for coming. Anyemeza kondo munyabyaha onize negera wari kugicaniro ngomba bariwe ndirimb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 iri
anyemeza ko ndi umunyabyaha unize negera wari ku gicaniro ngo mbabarire ndirimbe indirimbo z'urukundo anyemeza
So
Chakora mwamumbaye kure iyo mbafi mbaguhobe ntaguhira imisa itabarika ariko ntacyo uzagaruka mukunzi wanjye nzi kunyuma akira ishimwe gushimiye mukunzi wanjye nzi kunyuma akira ishimwe gushimiye. Thank you. Imana ikomeze kubaha umugisha cyane. Nanjye ndabakunda. God bless you. Taru